Yesu ashimwe, reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana, wowe ukunda kandi ugakurikirana by'ukuri abagirane umunsi ku munsi, nkwifurije amahoro y'Imana, kurindwa n'Imana, igitinyiro cy'Imana nikiboneke kuri wowe, by'umwihariko we wamaze gukora subscribe kuri Prophet Emma TV. Imana y'amahoro iguha umugisha, nawe ugiye kuyikora, Imana ikwagurira imbago rwose. None turi ku cyumweru, itariki ni 19 ukwezi n'ukwa karindwi, umwaka n'ibihumbi 2026. By'ukuri abagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye rwose. None tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice byaho ni 10. Turasoma umurongo waho wa 47, niho turi buhere. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Imana y'amahoro itugirire neza. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara, arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, umurahaguruka, araguhamagaye. Nayo ita umwenda wayo, irabandaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Uyu munsi nkuzaniye ijambo ry'Imana rikubwira ngo Yesu aguhagurukije aho abantu bamaze iminsi bakumenyereye. Hari ubuzima abantu bakumenyereyemo, hari ubuzima abantu bakuzimo, bwa buzima bwo gupfundikanya, bwa buzima bw'umubabaro, bwa buzima budafite igisobanuro. Ariko uyu munsi nabwiwe ngo nkubwire ngo aho hantu Yesu araguhagurukije. Yesu yumvishe gutaka kwawe. Yesu iyi mpumyi yahumuye bayita Barutimayo mwene Timayo. Uyu Barutimayo hari umwambaro bari bamumenyereyemo mwene Timayo uyu nguyu. Nkuko nawe hari umwambaro bakumenyereyemo, hari ubuzima bakumenyereyemo, ubuzima busabiriza, ubuzima bupfundikanya. Buriya ubuzima bw'impumyi cyangwa se ubuzima bw'umuntu usaba, nta bundi buzima uretse guhora yicaye asabiriza, asaba ngo abantu bamuhe. Ndagira ngo nkubwire mu mahame aranga umuntu usabiriza, ntabwo afite uburenganzira bwo guhakana cyangwa se guhitamo ibyo bamuha. Iyi mpumyi nayo niko yari ibayeho. Nawe unkurikiye birashoboka ko ari bwo buzima ubayemo, birashoboka ko ari bwo buzima utinzemo, bwa buzima bw'igisuzuguriro, bwa buzima bw'umubabaro, bwa buzima bupfuye, bwa buzima bwo kwibaza ngo ejo nzamera nte, ejo bizagenda gute. Ariko Yesu aje kubugukuramo. Iyi mpumyi rero yari imaze igihe isabiriza ngo, ariko yumva amakuru ko Yesu w'i Nazareti ngo ari unyuze aho ngaho. Yarabyumvishe kuko ntiyabibonye, wumvisha amajwi babivuga. Mana itugirire neza. Ndakwibutsa ko atarebaga, ntabwo yari bubashe kubona ko ari Yesu unyuze aho ngaho, ariko arabyumva. Akibyumva ngo ashyire ijwi hejuru, arataka. Ndagira ngo mvugane nawe. Hari igihe watatse utakira abantu ntibakumva, hari igihe watatse utakira abantu baragucecekesha, hari abantu wabwiye ubabwira ibyawe bakumvira ubusa, hari abantu wabwiye ubabwira amakuba yawe bakumvira ubusa. Ariko ndagira ngo nkubwire, Yesu watakiye ntabwo agiye kukumvira ubusa. Yesu arururutse, arakurengeye. Iyi mpumyi ngo irataka, ariko ngo abantu barayicecekesha.
muri ubu buzima tujya tugira abantu babereyeho gucecekesha abandi, ugataka ariko hakaza bagucecekesha, ugataka ariko hakaza bakubwira ngo tuza. Iyi mpumyi nayo irataka, ariko ndagira ngo mvugane nawe, ni Yesu ubwira arumva, ni Yesu ubwira nubwo hari abagucecekesheje, ariko ijwi ryawe Yesu yararyumvishe. Gutaka kwawe kwageze imbere y'Imana, kurira kwawe kwageze imbere y'Imana, nubwo abantu babyumvishe bakabyumvira ubusa, ariko icyo nkundira Yesu ntabwo ajya yumvira abantu ubusa. Yesu nawe aguhagurukije ku irembo, wari umaze igihe wicayemo, hari ubuzima wari umaze igihe wicayemo, ubuzima bwo gupfundikanya, ubuzima budasobanutse, ariko Yesu umwami w'abami arururutse aje kugukura muri ubwo buzima, kuko ari Imana ishobora byose. Ngo ariko ngo aragumye arataka. Reka nkubwire nshuti yanjye, wicogora gutakira Yesu, wicogora gutakira umwami w'amahoro. Haleluya! Ni Imana ishobora byose, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Wicogora kumutakira, ni rubasha, abasha byose, nta kintu kimunanira, abasha byose, umwami w'abami, nta kintu kimunanira, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana itugirire neza. Baramucecekesha ariko aragumya arataka, ahamagara Yesu ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Imana itugirire neza. Ngo aragumya arataka ati, Yesu mbabarira. Imana itugirire neza. Yesu arahagarara. Umva mvugane nawe, gusenga kwawe gutumye Yesu ahagarara. Yesu ahagaze ateze amatwi, Yesu ahagaze gutega amatwi. Ngo Yesu arahagarara, arababwira ati, nimumuhamagare. Haleluya! Barangije, umva nkubwira, Yesu agiye guhindura amateka. Abantu bahindura amagambo, hari abantu bavuze amagambo, ariko Yesu agiye guhindura amateka. Abantu bahindura amagambo, abantu bagiye guhindura amagambo, abantu bagiye guhindura, kubera ko Yesu ubwe agiye guhindura amateka. Ni umwami w'amahoro, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Yesu iyo yahageze byose birahinduka. Yesu iyo yahageze ubuzima burahinduka, imibereho irahinduka. Yesu iyo yahageze ibyapfuye birazuka. Yesu iyo yahageze inzira zijya zikinguka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo baramuhamagara, baramubwira bati, humura, witinya, Yesu araguhamagaye. Ngo impumyi nayo ikibyumva, umva nkubwire, ngo ihita ita umwenda wayo. Ndagira ngo mvugane nawe. Ikibazo abantu benshi bagize, bahamagawe na Yesu ariko bagenda uko bakabaye, bahagurukana imyenda ya yindi bahoze bambaye kera. Hari umwambaro ukwiriye kwiyambura, mwambaro w'ubusinzi, mwambaro w'ubupagani, ukawuta ugakurikira Yesu. Yesu yaguhamagaye, hari umwambaro wiyambura, ntabwo ugenda wese uko wakabaye. Ngo Barutirima yarabimenya, ngo agira umwambaro yiyambura, arawuta ngo akurikira, ngo agende asanga Yesu. Yesu aramubaza ati, mbese urashaka? Yamubaza icyo ashaka. Ushaka ko nkugirira nde? Impumyi irasubiza, ndashaka guhumuka. Haleluya! Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Haleluya! Nawe akira guhumuka mu izina rya Yesu. Hari ibintu byari byaragufunze amaso, hari ibintu byari byaragutwikiriye amaso, hari ibintu byatuma gutareba, hari ibintu byatuma gutareba, ariko humura, Yesu araguhamagaye. Yesu aravuze ngo kwizera kwawe kuragukijije. Akira gukira mu izina rya Yesu. Data wa twese ndagushimye, ngushimiye ineza yawe mwami w'abami, ngushimiye kurinda kwawe kwiza. Ugira neza Kristo bugacya bukira, hirya yawe nta yindi mana. Mana wahumuye Barutirima, ariko hari benshi bahumye muri iyi si, bakeneye guhumurwa nawe. Hari benshi barimo bataka, bakeneye kurengerwa nawe. Ndasengera uyu muntu wari unkurikiye, Mana mwihishurire, uyu muntu umwigaragarize, uyu muntu umubambira amahema, uyu muntu umukureho uburetwa, kandi uyu muntu umukureho igisuzuguriro. Reka imbaraga zawe no gukomera kwawe Jehova we biboneke ku buzima bw'umumama,
biboneka ku buzima bw'umukobwa, biboneka ku buzima bw'umusore. Mana, reka imbaraga zawe ziboneke ku buzima bw'uyu muntu warunkurikiye. Reka urwaye yakire gukira, umushomeri abone akazi, wari ufite ibibazo by'amadeni umwishyurire, ukeneye mariage uyimukorere, kuko uri Imana igira neza, kuko uri Imana itabara, kuko uri Imana ihindura amateka. Nukora ibikomeye nyaguhora ku ngoma, nukora ibikomeye mwami w'abami, nukora ibikomeye, uri Imana ishobora byose. Hindura ibyanze guhinduka, sobanura ibidasobanutse, ca inzira hatari hari inzira, maze urambura ikiganza cyawe, ukuboko kwawe kwiza kw'imbaraga kugaragare ku buzima bw'umuntu wese warunkurikiye mwami w'abami. Umugirire neza kandi umurengere, umwitamurure kandi umumare umubabaro. Iki cyumweru kibe icyumweru cy'ishimwe kandi kibe icyumweru cy'ubutsinzi. Urakoze, izina ryawe nirishimwe Kristo, izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Imana iguhereze umugisha. Wowe ugiye gushayaringa ijambo ry'Imana, rishayaringa byibuze abantu 5, rikibashayaringa, Imana iguha umugisha. Wowe utari wakora subscribe uyikore, ukiyikora umugisha w'Imana ukubeho, kandi ukiyikora Imana igukingurira imiryango. Reka nkubwire ngo shalom shalom, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ntugende udakanze like, ntugende utavuze ngo amena. Imana iguha umugisha. Shalom shalom.